nyumvira aka video hanyuma ubone kuvuga ko payi atari amafaranga. Nyumvira aka video kumve neza hanyuma ubone kuvuga ko payi ari scam. Kujarati P-Network nta mafaranga yaka abantu. Mining n'ubuntu. Washaka kugurisha pizawe ukazigurisha. Reka nkubwire ibintu bya mining. Hari umwana w'umukire hano Rusororo. Undi mwana w'umunyakenya z'ubwenge mu bintu bya mining aherutse kumupangira kandi yamuteruye amadolari menshi arenga 50,000 hafi ijana. Araza yubaka computer room mu rugo. Kwigiye muri mining bigusaba umuriro uhagije w'amashanyarazi n'amakompyuta. Araza arabyinstara ariko yamubaze arangije amuhamagara ati ngwino nkwereka hano tujye kuzajya dukora mining. Umwana w'umukire nawe yize hanze azi mining icyari zizamutse arazigura. Araza arabireba areba ukuntu umuhungu yakoze setup aragenda aterura amadolari 100,000 arayamukubita. Umuhungu bwakiye mu gitondo ya computer room yayiteruye yayisenye aca harata. Umwana atayubitse umutwe ubwo ko yabiganiriye na papa we nicyo ntazi ariko bavangwamo agatubutse kubera iyi mining. So impamvu nabivugaga rero Beneri yakagombye gutegura session yerekana ibi bimina iyi mining niki erega cryptocurrency niki dore impamvu yabyo Joseph. Iyi si yongeye kuyoborwa na Donald Trump na Elon Musk. Bizerera muri crypto money kuruta ikindi kintu cyose. Kuko niba business za Elon Musk kugura Cybertruck kugura ibiki ushobora kubigura ukoresheje cryptocurrency bivuze ngo nubundi buryo bwa transaction Beneri yakagombye ngira ngo murabyumvise rero murabyumvise rwose murabyumvise ni inkuru y'amashira kinyoma ababivugaga mwababonye ababivugaga ko bicaye muri kuhabona murabazi ni abantu basobanutse ni abantu bakurikirana network iyi si igenderaho ni abantu muri make basobanukiwe n'icyitwa Pi network cyangwa se na cryptocurrency muri rusange. Ngira ngo mwabyumvise uburyo ki umwe ni Jean Maurice muramuzi yari kuri RBA amuzi ubu ngubu ashobora kuba atariho agikora ari ku kindi gitangazamakuru ariko muramuzi. Undi nundi mugabo nawe bari kumwe niba ari we witwa niba ari Samu niba ari ninde sinibuka neza ariko bari abagabo murababona murabazi basobanukiwe n'icyitwa Pi network. Hanyuma murabona ko batanze urugero bakavuga bati noneho murabona ko iyi si yacu igiye kuyoborwa na Donald Trump na Elon Musk n'abandi bafatanyije umurimo wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo tuvuze Amerika abenshi twisangamo kuko ni igihugu gikomeye, ni igihugu gikize, ni igihugu gifite ikoranabuhanga, ni igihugu gifite ubukungu, ni igihugu cy'igihangange ku isi. Hanyuma baravuze bati murabibona ko iyi si igiye kuyoborwa na Donald Trump na Elon Musk kandi bariya ni abagabo basobanukiwe n'icyitwa business bizerera muri crypto money uko niko bivugiye. Hanyuma hahandi usanga umuntu ajya kugura product zabo cyangwa ibicuruzwa byabo bakoresheje crypto money cyangwa cryptocurrency cyangwa coin. Hanyuma nta kuntu rero twebwe tuzigobotora iyo systeme isi kugenderamo ngo tujye aho tuvuge ngo iyi coin yaje ni scam, iyi crypto yaje ni scam, iki ni igipindi, ibi ni igihuha, ni abatekamutwe. Ni ubita abatekamutwe ushingiye kuki kandi hari abantu babisobanukiye kandi babikora. Wumvise urundi rugero atanze nk'umwana wagize gutya akagenda agakora computer lab iwe yabo mu rugo agakoreramo mining, my friend, agakoramo mining. Uretse ko nawe nyine yaje guhemuka agatwara amafaranga y'undi muntu ariko urumva uwo yayatwaye nawe yari abisobanukiwe, yari abizi. Hanyuma rero umuntu wowe uhakana ko Pi atari amafaranga
umuntu uhakana ko paye atari umutungo, nagira ngo nkubwire rwose gukebure nkwiture ubwire ngo paye ni amafaranga, paye ni amanyarwanda, paye ni amadolari, paye ni amayero, paye ni amafaranga, paye ni ubukungu, paye ni ubutunzi, paye ni kashi. Hanyuma murabona ko ibintu bigenda bihindagurika bifata indi ntera, biva mu byiza bijya mu bindi. Ejo bundi baduhaye open network, badushyira muri grace period, nayo twari tuzi ko tuyivamo uyu munsi. Hanyuma bayongereyeho iminsi 14. Hanyuma buriya mu kinyarwanda bajya bavuga ngo uwubwira bumva ntavunika, uwubwira uwumva ntavunika. Buriya gushyira iriya grace period kongera kuyiha igihe cy'iminsi 14 kugeza kuri 14 z'ukwa gatatu, hari ikindi kintu bivuga. Hanyuma ugasanga abantu rero nabo bandi nabo barakataje, ama exchange nayo arakanuye amaso, abagura bararekereje, barimo barasahurira mu nduru, barusahurira mu nduru, barimo bararasira isande mu rusaku. Uratubira gato ukazibaha ku busa bakazitwara, avuga paye zawe, bakagenda bakazisitoka. Ejo bundi igiciro cya GCV kiraje nikimara kuza, hanyuma bahite bakora iki? Bahite bagurisha. Ibaza nk'umuntu noneho waguze paye imwe ku madolari 2 cyangwa $1 n'ibice, hanyuma neramuka aje kuri GCV amadolari 314,159 unyumvire. Subo wowe wazigurishije uzahita urwara isereri, uzahita urwara umutwe, uzahita wumva wiyanze koko. Icyo nababwira rero nuko mugomba kumira ibinoze, mukareka gushyuhaguza, mukareka kwihuta. Baravuga mu kinyarwanda ngo yarihuse ibyari bihumye. Bika paye zawe, niba ari n'inzara yakwicaga rwose igumi kwice, niba wanasabirizaga umusabiriza uko wasabirizaga, niba wacaga inshuro ukomeze uyice nk'uko wayicaga, ariko wihangane kandi umayiningira igihe, kandi ucekinge wuzuze ibisabwa. Ejo bundi iriya tariki ya 14 bimuriyeho grace period, ntabwo mbizi, gusa njya numva abantu benshi bayishyira mu majwi, ni paye day, niho open mainnet iteganyirijwe, ni ibintu byinshi cyane ntawamenya. Wowe rero gerageza ukore verification ya account yawe, urebe buri kantu kose ko kuzuye, ko gakosoye. Ejo tariki itaba nyamuneka ariyo firimbi ya nyuma, hanyuma ugasanga kuvugiyeho nta kintu na kimwe ufite, nta kintu na kimwe wizeye, nta kintu na kimwe utunze. Hanyuma urabona ko target twari dutegereje twagiye tuzigeraho, twahise twayigezeho, migration twayigezeho, umubare w'abantu bakoresha paye nawo rwose uri hafi aho ngaho, cyangwa waranuzuye nuko wenda nta yindi update imperuka. Hanyuma amasoko nayo ubu niyo dutegereje, nayo kandi arimo aragenda bizamo neza. Ngira ngo mwamaze kubona ko nk'ama exchange amaze kurenga 5, hari yabaye verified, hari acyuzuza ibisabwa nayo kugira ngo yemererwe. Hanyuma ugasanga ibintu birimo biragenda bigera ku musozo, bigera kuri finali, ibintu bigenda bikosoka, bishyira uruhande rumwe, bijya mu buryo. Hanyuma ejo bundi barangije baturekurire paye
dutangire noneho duhahe aya masoko yabonetse, duhahe ama exchange, tuvunjishe, tubashe kugura idodo, tubashe kugura intoryi, tubashe kugura inyanya. Nukuri wa mucuruzi utararasobanukirwa paye nawe abashe nawe tumugurire, mbese muri make ubuzima buhinduke bigizwe mu ruhare na paye. N'ejo bundi rero rwose ntimucike intege kandi ntimurambirwe, iraje kandi ntago ari nka bya bindi ngo azaza ntazatinda, ntago ari nkawe. Paye yo iraje rwose ni vuba cyane ejo bundi, hanyuma ubuzima buhinduke, buri muntu wese avuga ati Imana inkuye ku cyavu, noneho nanjye inyicaranyije n'abakomeye. Ngira ngo ama exchange ikindi nababwira, ntazagume kubashuka ngo bazamure bageze ku $3, bazamure bageze ku $5, uhita ushiduka uvuga uti paye yazamutse noneho ikangurisha izanjye. Oya, tegereza, GCV irahari, GCV irahari kandi update muri blockchain irimo, nubwo batajya bajya aho bari abantu babishinzwe ba nyiri umushinga, wenda ngo mu update baduha banyaruke bashyiremo wenda GCV. Ni ibanga ryayo, kuko baramutse bayishyizemo wenda barabona ko hari icyahungabana, ariko GCV irahari, tegereza GCV uyigurisha paye zawe ubusa, witanga paye yawe ku mwuka, $2, $3, $1.5, ni ubusa, ni umwuka nk'uyu nguyu, ni umuyaga nk'uyu nguyu, ugakomeza ugahita ukagenda ntumenye ko aho hantu wanahageze. Rero rwose nagira ngo mbasabe mukomeze mu mining kandi mukomeze mushyigikire GCV mu gutesha paye zanyu agaciro, muzigurisha ku ma exchange babaha intica ntikize. Nibyo rero nagira ngo mbabwire. Ahangaha ni kuri Rukumbi TV, nubishaka ukande subscribe numva ari ngombwa, numva atari na ngombwa rwose, kandi wumve video cyangwa se wumve ikiganiro ubundi wikomereze. Gusa ibiganiro byacu byo nakagaruka, ukande subscribe kugira ngo uzajye ubibona kandi ubibonere igihe. Murakoze cyane, ndabashimiye. Iyi ni Rukumbi TV, ndabakunda mwese abapayiniya.